Okay, uyu munsi noneho ngiye kubereka application bita Atock. Atock ikorwa na timu ya Labspet Limited. Ni ukuvuga ngo iyi Atock nayo iri mu gutanga rewards zitandukanye. Reka turebe niba twabona amakuru. Nanyarukiye muri ChatGPT ndayibaza ati Atock imeze ite? Nyohereze iyi screenshot turi kubona hano. Iyi yose nayoherereje. Reka dusome amakuru yaduhaye. Yavuze ngo Atock ni application iboneka muri Google Play Store ikorwa na Atock Labspet Limited. Nk'uko bigaragara kuri iyi foto nabahaye, ngo ifasha abantu kubona amafaranga earn binyuze mu gukina cyangwa kugenda move to earn. Ni ukuvuga ngo dore bimwe mu byo ikora. Ni ukuvuga ngo ihuza ibikorwa byawe n'uko bigaragara, nk'uko nabahaye screen nyine igaragaza uko Atock imeze, noneho ugakora amafaranga. Ni ukuvuga amanota token bitwa Atock. Ushobora gukora upgrade kugira ngo uzamure urwego rw'umwirondoro, noneho ugashyiramo na avatar. Urabona ko ikwemerera gukina imikino imwe n'imwe, noneho ugakora amafaranga cyangwa reward. Hano bavuze ngo ni porogaramu ikoreshwa kuri telefone igufasha kubona ibihembo binyuze mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi. Yakozwe na Atock Labspet Limited, igamije guhemba abakoresha bayo binyuze mu bikorwa nka move to earn. Ni ukuvuga ngo uhabwa ibihembo bishingiye ku ntera ugenda, cyangwa se igakoresha GPS mu gukurikirana ingendo zawe, none ikaguhembera, ikaguha Atock bitewe n'igihe cyangwa intera wanyuze. Nanone igira icyo bita daily check-in. Uri kubibona hano, aho ushobora kubona ibihembo ukoresha kwinjira muri iyo porogaramu inshuro 3 ku munsi, ukabona daily check-in. Nanone igira n'icyo bita watch to earn, aho ushobora kureba amatangazo cyangwa se ukareba amavideo, ama ads, ibyo bigatuma ubona token yabo yitwa Atock, ikagufasha kubona ayo mafaranga. Nanone bavuze ngo ukina game, harimo imikino itandukanye ishobora kugufasha kubona iyo Atock. Iboneka kuri Play Store. Rero bavuze ko porogaramu iboneka kuri Play Store cyangwa App Store, kandi ifite amanota ya 3.9 kuri 5. Ni ukuvuga ngo ni ikigaragaza ko ishobora kuba yizewe ugereranyije n'izindi. 3 urumva ko ni menshi. Nanone hashingiye ku bisubizo by'abakoresha, ni ukuvuga ngo hari ukuntu nyine bajya muri application, hari ukuntu uyidownloadinga kuvuga ngo yihenga akanyenyeri, yiha inyenyeri. Abakoresha rero bagiye bayiha inyenyeri igera kuri 3.9 kuri 5 bitewe n'abo bakoresha bayikoresha. Noneho bavuze ko hano mu rwego rwo gukomeza guteza imbere iyi Atock, hari ishami ry'ishoramari ryitwa ext.com ryashoyemo miliyoni muri Atock kugira ngo bafatanye gukomeza gukura cyangwa se gukoresha neza iyo Atock. Ubwo rero ushaka kumenya andi makuru wasura urubuga rwa Atock AI kugira ngo ubone andi makuru. Noneho reka mbereke uburyo ki ushobora kwiyandikisha muri iyo Atock, hanyuma ndaza kubaha amakuru agaragaza uko umuntu ashobora kuyibikuza. Reka tujye muri Atock app. Icyo dukora turakanda hano kuri install, tuyidownloadinge. Reka dutegereze ijye muri telefone yacu. Mu gihe itarajyamo, mwibutsa ko iyi ni application bita Atock itanga rewards zitandukanye bitewe n'uko ugenda ukora ibikorwa bitandukanye. Noneho ubwo imaze kujya muri telefone yacu, turakanda hano kuri open. Tumara kuhakanda dutegerezeho gato, nimara kujyamo turahitamo ururimi tuzajya dukoresha, English, Icyongereza nicyo mpisemo. Ndakora hano kuri next, nkomeze. Urabona ko hano bavuga ibijyanye na reward. Everyday, ingendo, kureba ads, advertisement, ni kureba no gutumira. Hano harimo no gukanda ku mikino. Ibyo byose bishobora gutuma ubona game, nako ubona token. Noneho turakanda hano kuri get started. Icyo dukora hano turashyiramo email. Reka nyishyiremo.
yes, hano urashyiramo referral code y'umuntu wagutumiye, hanyuma uze ukande hano kuri sign up. Reka mbikore ubundi dukomeze. Hano urashyiramo referral code iri kubona kuri screen, niyo uri bushyiremo hano. Urayisanga muri comment ya mbere, cyangwa se ukanyandikira kuri 0722 ukambwira ngo mpa referral code yo muri Atok, nkahita nyiguha kugira ngo ubashe gukomeza. Reka nanjye nze nyishyiremo iyo wantumiye, noneho dukomeze. Yes, numara gushyiramo hano iyo wagutumiye, ubundi urahita uzamuka ukande kuri sign up. Okay, ikindi nagira nkwibutse nuko urabona ko hano bitewe nuko email yose nayanditsemo uko yakabaye, hano bavuze ngo nta sign up bari buguhe. Birasaba ngo ugabanye ibi bintu byose ugeze ahantu iyi arobase iri bugarukire nayo yisibeho, ubundi birahita bigaragaza ko byemewe. Ni ukuvuga ngo nanjye ibi ndabisiba, kambisibe ngeze kuri arobase nayo nyisibe. Urabona ko hano hasi bahise bampa sign up. Sign up rero ndahita nyikandaho, ubundi bankoreshe verification bigaragaza, imbaza niba ndi umuntu, ndategereza bayimpe. Yes, ndaza nkandaha bakore verification baye koko niba ndi umuntu. Hano barambwira ngo shyiramo crossword, hano hose ari crossword, ubwo ni ukuvuga ngo ni imirongo yo muri kaburimbo. Iyi ngiyi genda uyikandaho, wasoza baba nta yindi baguhaye ugahita ukanda kuri verify. Iyo umaze kuhakanda birirodinga, ubundi bagahita bakubwira ngo shyiramo password. Ni ukuvuga ngo password urayikura he? Urayikura muri email. Yes, ni ukuvuga ngo muri email niho bakoherereje password. Reka tujye muri email, tujya muri email turakura password, tuze tuyipestingemo hariya. Password ni iyi, nako code ni iyi, urayikandaho uhita ukanda hano kuri copy, nurangiza tugende tuyipestingemo hano. Aha ndahita nyikandaho, ubundi ijyemo ikomeze loading. Yes, noneho bahita bambaza gushyiramo password. Ndashyiramo password ihuye neza n'ibyo na password nshaka gushyiramo. Nisoza barahita banyereka ko ibintu byakunze rwose. Barambwira ngo mpuze na allocation, ndakanda aha hambere handitse ngo we using the app, nindangiza nemeze hano kuri turn on location. Yes, iyo umaze kubona hano havivutse n'aha kabiri kuri notification havivutse, urahita ukanda hano kuri motion and fitness, noneho uwemeze kuri allow. Numara kwemeza kuri allow, urahita ukanda hano kuri done, noneho bahita baguha Atok 10 za mbere. Nurangiza ukanda hano kuri correct. Yes, tegerezaho gato. Yes, urabona ko Atok 10 barazimpaye rwose. Hano bavuze ko hari daily reward. Iyi daily reward nayo uraza ukande hano kuri check in, noneho numara kuyikanda barahita baguha yes. Urumva ko banyoheje message ya Atok bampaye. Ni ukuvuga ngo ikindi uri bukore, urabona ko hano hari avatar uraza ukayikandaho. Urabona nyine iyi niyo bampaye, ariko reka dukanda hano kuri today question. Dukanda kuri today question, ndahita nkanda hano kuri OK, ndebe ko hari ibibazo bampaye. Niba nta bihari, byaba nta bihari. Noneho ikindi turi bukore ni iki, turaza dusubira inyuma tuze hano kuri referral program. Aha niho ushobora gukura link ushobora gukoresha utumira abantu bawe. Ni ukuvuga ngo iyo utumiye link uyiza hano. Urabona ko iyi ni referral link, iyi hano hejuru, hano hasi hakava referral code. Noneho cyangwa se ugakanda hano kuri invite, ukahakanda
niba ushaka guhita wenda uyohereza kuri WhatsApp n'urugero ugakanda kuri WhatsApp cyangwa se ugakanda hano handitse ngo copy, ariko iyo ushatse uhita uyohereza kuri WhatsApp kugira ngo link yawe ujye uyibona. Ndahita nyohereza kuri WhatsApp yanjye kugira ngo nze kuyibona mu buryo bworoshye. Okay, igikurikiyeho ni iki rero? Ni ukuvuga ngo iyo umaze gutumira abantu uraza ukareba hano abantu bari kuri referral yawe nyine, list y'abantu bakuriho, ukanda kuri view full ugahita usanga nta muntu n'umwe uriho, urabona ko hari 0, 0, 0. Ni ukuvuga ngo iyo utumiye abantu ukageza ku 10 hari reward baguha, 1, 2, 3, 4 kugeza ku 10, hano hagenda hari reward baguha bitewe n'uko watumiye abo bantu. Yes, ni ukuvuga ngo reka turebe ikindi cya gatatu. Iyo ukanze hano aha hejuru iburyo ni kuri notification, aho ushobora gusanga ibijyanye n'ubutumwa bakwandikiye bwa toke winjije. Noneho reka dusubire inyuma, ikindi bukwereke ni uko ushobora kuza hano ugakina game, reka tuhakande, urabona ko hari uburyo bwo gukina game. Iyo ukanze hano kuri spin urabona ko nubwo ufiteho atoke 7 ariko kugira ngo utsinde ukanda hano kuri spin. Icyo ugomba kuzirikana ni uko iyo spininze rimwe bagukata atoke 5. Ushobora no gukanda ugakusha kuri 0, ahangaha uri kubona hari aka kantu kari guseka cyangwa kari kurira, ukaba kuri 0 ukaba urahombye. Ubwo rero ubikora nyine wabitekerejeho kugira ngo utaza guhomba. Ikindi ni uko ushobora gukanda hano aho ushobora kubona amavideo, hano hari video, amafoto, article n'iki, izo zose urazikora kugira ngo ubashe kubona reward zawe. Bisaba kuza no ugasura n'imbuga kugira ngo ubone reward zawe. Ibyo rero nabyo ubikora iyo ubishaka. Ikindi ni uko ukanda hano, ahangaha iyo hakanze uhita ubona amatangazo bagiye batangaza nyine kuri atoke. Izi ni announcement baba baratanze ku bijyanye na atoke. Urabona ko imaze igihe kinini, 2014 mu kwa 8 yari ihari, urumva ko rimaze igihe kinini atoke. Hari igihe bari babifunze ariko barongeye barabifungura. Reka tujye ahandi. Ahangaha ni kuri profile, igiye kuri profile bahita bakwereka ibijyanye na email yawe. Urabona ko nta avatar iriho. Yes, ni ukuvuga ngo iyi ni izina ryawe. Ushobora no guhindura password. Yes, ushobora no guhindura ururimi. Hano ushobora no gukora secret yawe n'ibindi. Urabona ko urubuga rwose rurihari. Hano ushobora kuhakanda, wamara kwandikanda kuri edit ugahitamo ifoto uzemezamo bitewe n'iyo ushaka. Ikindi hano kuri avatar nuhakanda uzasanga nta kintu na kimwe kiriho. Ubwo rero ndizera ko aya makuru yose mba mbahaye ari amakuru y'ingirakamaro kandi muzajya mukora uko mushoboye kugira ngo abashe kubageraho. Ikindi ni uko ushobora gukora subscribe. Yes, ni ibintu bizwi. Niba ubona iyi video igushimishije kandi ukaba ushaka kuzamenya amakuru atandukanye kuri atoke, kora subscribe, ukande ukazogera ubundi wemeze kuri all notification kugira ngo nishyiraho indi video ivuga kuri update y'iyi atoke uzabashe kuyibonera ku gihe. Ndizera ko muri komeze kugubwa neza naho mu zindi video.